إن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا لنكون لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ishimwe, ikuzo, icyubahiro ni ibya Allah. Amahoro n'imigisha nibisesekare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad. Banyarwandakazi, ntago ndi bubatindire, ndifuza ko dukomeza ikiganiro igice cya kane. Ngira ngo tumaze gukora ikiganiro gifite ibice bitatu. Igice cya mbere twahereyeho ni ikiganiro gifite titre ivuga ngo ninde warashe indege ya Habyarimana, ninde wahanuye indege ya Habyarimana, yari itwaye Habyarimana. Hanyuma Abdallah arasubiza. Iyo hanyuma ntabwo irimo nyine, ni Abdallah arasubiza. Ni ikiganiro nuko titre yacyo icya mbere nuko kivuga. Uyu munsi rero turakomereza aho twari tugeze. Uyu munsi ndifuza kurangiza kubera kuko nyine n'igihe cyangombwa nari nateganyije ubundi kirarangiye, nubwo ubuhamya bwo buba butarangiye, ni bwinshi, kubera kuko ngira ngo tuzayifatira umwanya nyuma tugaragaze mu by'ukuri ubwicanyi bukomeye FPR yakoze. Noneho mbese tuzasesengura, tuzajya tubaha ibiganiro, hanyuma namwe nimwe muzisesengurira mumbwire tuzarebe ninde wateguye ubundi jenoside. Nicyo kintu kigomba abanyarwanda tugomba gushishikazwa, nicyo kintu tugomba kumenya ngo ninde wateguye jenoside, ninde wazanye ishyano, ninde wakururiye u Rwanda ishyano. Nk'uko tubivuga, murabona ko FPR yo yafashe iki kintu ikigira icyaha cyo kwibaza uwahanuye indege ya Habyarimana. Yo ibona ko kwibaza uwahanuye indege ya Habyarimana ubwabyo babishyize mu itegeko, babigira icyaha. Bavuga ko mu by'ukuri nuramuka utekereje ko batari ko buriya wahanuye indege ya Habyarimana, si kuki indege ihanuka ry'indege ya Habyarimana sicyo cyaba cyarateye ishyano ryagwiriye u Rwanda. Kubyibaza gutyo utanabihamije, FPR yo ibigira icyaha. Mwibaze rero iki kintu impamvu ni ukubera iki FPR igira icyaha ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuki FPR ibibona ityo? Kuki FPR ibona ko uwatekereje aricyo aba akoze ishyano? Iki ni ikibazo, ni ikintu cyo kwibazwaho. Noneho ikindi ni ukuntu wakwibaza ukuntu iyo habonetse abantu, iyo habonetse urukiko, mwigize kumva imanza mu Bufaransa, abantu bafite imiryango yaguye muri iriya ndege barareze, igihe urukiko rwavugaga ko iyo dosiye ruyishyinguye, mu Rwanda barabyinnye, baraye amasuwari, barishimye cyane. Wakwibaza ni iki rero kiba gituma badashaka ko ukuri kwayo kugaragara? Ni ukubera iki? Kuki batabishaka? Ibyo ngibyo mujye mubyibaza, njye ntiriwe mbisesengura. Ubwo rero reka nari maze kubabwira, tumaze turi ku Giporoso, bakuru banjye bamaze kuhagwa babiri, nababwiye ko abasigaye abagore babo n'abana babo babakuye muri nkambi ya Rindera, umuryango wanjye ukagenda wose w'abantu 32. Ubwo rero niba abantu 32 barapfuye mu rugo rumwe bishwe na FPR, mwibaze mu yindi miryango, namwe mwibare namwe mufite imiryango, ndabizi ko mufite imiryango yapfuye. Buri muntu agenda avuga ati nanjye hapfuye abangaba. Noneho mumbwire niba iyo mibare koko itari gushoboka ko yari kumenyekana. Umubare w'abanyarwanda bapfuye, byaba ku ruhande urwo arirwo rwose, ku ruhande rw'abahutu no ku ruhande rw'abatutsi, byari kumenyekana. Ariko FPR ari uruhande rw'abatutsi ivuga ko yatabaye, ibeshya ko yatabaye, kandi mu by'ukuri yarabishe mu buryo bugaragara, n'amazina nayo tuzayatangana. Nk'iwacu kuri Nonko hari abatutsi bahapfiriye rwose, nka Kivumbi yarapfuye, yari umututsi, yishwe n'inkotanyi. Hari abandi b'abatutsi bapfuye, umugabo wabazaga, nibagiwe izina rye, ni se wa Biramahire,
yarapfuye. Hari undi mugabo wari uturanye no kwa Karamaga, reka nawe mwibagirwe. Okay. Ariko ibyo byose ndabazi ko barahari, bapfuye kandi bishwe n'inkotanyi, batishwe n'interahamwe. Abantu batishwe n'interahamwe barahari, kandi mu by'ukuri bishwe n'inkotanyi kandi ari abatutsi, kandi atari ibisasu bibaguyeho, ariko ahubwo babafashe bakabakubita inyundo nk'uko bazikubitaga abandi bose. Ibi byose rero ni ibintu byagiye bigaragara. Ubwo rero nari ngeze muri stade nababwiye ko hapfiriye abana banjye hapfiriye y'umwe, undi yapfuye tugeze mu rugo, namuhambye mu kwa 9 kuri 94 tugeze mu rugo. Ariko umwana umwe wa mbere we w'imfura ahambye muri stade. Ntago simbizi niba biriya bikorwa bakoramo bagiye bakoramo baramutaburuye, niba baranamutaburiye nta wamenya ngo bamushyize hehe. Gusa niho njyewe namuhambye, n'abasiramu nyine twari turi aho ngaho bamfashije, niho twamuhambye. Rero aho ngaho muri stade, ko twabaga muri petit stade, rero twagiye inyuma gatoya nyine turacukura, nuko tumuhamba aho ngaho. Umwana wanjye asigara aho ngaho gutyo. Hanyuma rero ubwo mu inkambi, mu by'ukuri inkambi yo muri stade niyo yavuyemo nyuma y'izindi nkambi zose zo mu Rwanda, kubera ko uko twari turi muri minwari, ntabwo FPR yari ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo nimutahe. Donc twebwe twatashye nyine, kubera ko uko yego babitangaza ko amahoro yabonetse, igihugu cyafashe bagomba gutaha, ariko twebwe twavuyemo nyuma, kuko twavuyemo mu kwa 8, twavuyemo mu kwa 8, hafi mu kwa 8 nibwo twavuyemo, kuko twavuyemo twebwe guverinoma yararahiye. Twavuyemo guverinoma yararahiye, ko twari turi ahantu harinzwe na minwari. Rero no kugira ngo inkotanyi zize kwica byari bigoranye, kuko ndibuka neza ko hari abantu bagiye bapfa kuko bari aho ngaho, ariko bategerwaga hanze, cyangwa se inkotanyi zikaza nyine zikabagira inshuti, zikabazanira imiceri, zikabazanira amasukari, hanyuma zikazababwira bati muze tujye kuba hano, none n'amajerekani y'amavuta dusize hariya, yagenda uwo muntu nyine agapfirayo, bagahita bamwica nyine, uwo nguwo ntagaruke. Ariko byibuze urumva ko aho byibuze ntabwo bashaka kwica umuryango wose nk'uko byagiye bikorwa mu zindi nkambi, nka Rutare, nk'Indera, nka Nyagasambu. Mbese hari inkambi zose zari zarahungiyemo abantu ku mpande nyine FPR yari yarafashe, bagiye bica abantu ntihagire akarokoka. Ariko aho kubera ko hari harinzwe na minwari, iyo bashakaga nyine kukwica, wenda batwaraga nyine nk'umugabo, bakaza bakagushukashuka, ukagenda ngo bagiye kuguha, barabanje kugira inshuti yabo rwose, barabanje kujya baza mukaganira, bakakuzanira umuceri, bakakuzanira isukari, mbese ukarya neza, ukabaho neza, binyuranye n'abandi uko baryaga. Urabona abandi bararya ibigori, bararya impungure, wowe barakuzanira imiceri, urarya neza, ibintu byose urabifite. Urabona abantu ni abantu beza, baragukunze, bakakwitsora rero, bagusora bakakwica. Ndibuka ko hari umuntu wari uri muri stade, bamuzaniye ibintu nk'uko nguko, bamaze kumuzanira ibintu baramutwara. Urabona hariya hari tekinike control, hari amazu nyine y'abaturage, ntabwo hari meze kuriya, kandi hari umuntu akantu kameze nk'agapando kakisumbuyeho, ni hariya nyine ku irimbi ry'intwari neza neza. Hariya umuntu bamusohoye, hariya umugabo bamusohoye, ntabwo mwibuka izina. Hanyuma araza, baragenda baramutwara nyine, bavuga ngo bagiye kumuha ibintu. Bamaze kumugeza hanze, bamukuye mu kigo, batangira kumubaza nyine abantu ngo yishe wabo, ngo noneho atangiye ajya mu gihe arabisobanuraho. Abisobanuyeho rero, yumvise bakomeje kubimubaza cyane, aravuga ati abantu bagiye kunyica, arabikinga ati abantu bashobora kuba bagiye kunyica. Ahita avuga ati rero njyewe ndumva ntakirenze aha ngaha, subiyeyo. Ubwo nyine yari ari ahantu hakiri bugufi ya stade, urumva yari ageze hariya hafi ku marimbi nyine, ku marimbi y'intwari. Naravuga ati ngiye rwose nisubiriyeyo, ntago ngikomeze nkije namwe. Noneho bati tugende, ati oya ntago ndenga aha ngaha rwose, ndumva umutima wanjye utari kunyemera kurenga aha ngaha. Hanyuma bamwereka ngo icyuma, ati okay, nimukinterera aha ngaha nyine, ubwo ni kuko n'ubundi naho ndi bugire murakintera, ubwo ngubwo nyine mukinterera aha ngaha.
ubwo bakuramo imbunda, donc bari bafite imbunda, batangira bari bafite imbunda imwe, bari babiri ko bafite imbunda imwe, noneho bakuramo imbunda rero, imbunda ngo bamurase, umugabo arwana nabo, arayibafatana, agundagurana nabo, kuko n'abantu rero bari bafite n'indi mbaraga nkeya cyane, arayibaka, aza yirukanka afite imbunda, araza yirukanka ayifite mu ntoki, yirukanka aza kuri stade, ageze ku muryango wa stade agikubita hasi, yinjira muri stade, uwo muntu aba arokotse atyo. Ibyo ni ibintu tuzi, umuntu yaragarutse, tutaramubonaga yirukanka, araza aratubwira uko byagenze. Ni ibintu yiba atarapfuye nawe akaba ashobora kumva iki kiganiro, yazabitangaho ubuhamya ibi bintu, kuko ni ubuhamya bukomeye. Aramutse atarapfuye, dore ko n'ubundi abantu bavuye aho ngaho bakagenda nyine bagiye basubiye batashye, nyine ahanini barapfuye. Rimwe na rimwe rero niba bamwe n'abo bantu abasirikare nyine baba bamazaga abantu bari bamuzi, bari bazi iwabo, ubwo urumva nyine bakomeje, niba yarabacitse aho ngaho, ubwo bakomeje kumugendaho, niba rero yaje kubakira nyuma ntawamenya, ariko Imana niyirinda, wenda yaba ariho, aramutse ariho rwose yaba intwari, akazavuga akumva iki kiganiro, akumva ko ubwo buhamya mbutanze, yavuga ati ni jyewe, yavuga ati ni ngiye, kugira ngo agaragarize abanyarwanda ukuri kw'ibyabaye. Hanyuma ubwo rero aho ngaho nyine mu by'ukuri naje gusubira iwacu kuri Nonko, kuko tuvuye aho ngaho muri stade ntabwo nahise nsubira kuri Nonko, nanjye nakomeje kuba aho ngaho i Remera, aho bita Nyagatovu, niho nagiye. Aha ngaha nyine uyu munsi, n'ubundi niho narindi uyu munsi, rero niho nagiye, amazu yarimo ubusa, ibyo birumvikana. Nagiye rero njya mu nzu imwe y'umusilamu wari warahunze, nturanye nyine, njya mu mazu yegeranye n'abandi bayisilamu bari batuye aho ngaho, tuguma aho ngaho. Twavuyemo yo mu kwa munani, mu matariki ya mbere, iya mbere cyangwa iya kabiri, aho ngaho yiba atari iya gatatu, naho ngaho, ariko ni mu kwa munani igihe twe twavuyeyo. Hanyuma ntabwo aho ngaho narahabaye kugeza kwa cyenda gushize. Ubwo kugira ngo kwa cyenda gushire, kugira ngo usubire iwacu i Kanombe, nabanje kujyayo kugira ngo ndebe niba hari umuntu uriyo. Mu gihe ndabyibuka, mu gihe namanukaga ahantu hari isoko ry'i Remera, uyu munsi hari mu gahanda kari igitaka, nyine ubu bahashyize kaburimbo, kari igitaka kamanukaga kagera kuri 12. Ako gahanda rero karamanukaga kakagera kuri 12. Noneho naragiye rero ahantu mu mahuriro y'umuhanda y'aho ngaho, uvuye aha ngaho nyine ku isoko rya Kimironko, ubu ngubu umanuka ririya korosi, ugahita ucurika ureba 12, aho bitaga kwa Mupfumu, hari haruguru y'aho bitaga kwa Mupfumu. Abantu baba batuye i Remera barahazi. Hari umugabo witwaga Mupfumu wari utuye aho ngaho, hari haruguru ye. Rero hari uduhanda rero twatarabirizaga gutya, kamwe gakomeza mu Ruturusu, akandi gakomeza nyine gasa nk'akajya kwa Bamushimire, mbese gakomeza nyine kerekeza kwa Bamushimire. Ubwo ngubwo aho ngaho nahasanze umugabo wari wishwe nyine, urumva hari mu kwa cyenda, mu matariki ya mbere. Nanone urumva ko ntacyo gihe nta nterahamwe wavuga ngo niyo yamwishe, kuko ntabwo interahamwe zari zihari. Musangamo rero umugabo munini cyane ugaramyemo, ndaza ndamwitegereza, ndibaza nti uyu nguyu inkotanyi zamwishe. Noneho nibaza nti ubu ngubu niba rwose, mbese kubera ko nyine ngenda umusilamu, noneho ntekereza niba ngubu nawe yarishe abantu, ntekerezaho royiri, ibyo byose mbitekerezaho. Ndamanuka ndigendera, ndagenda njya iwacu i Kanombe. Ngezeyo nsanga mama yaraje, ariko nsanga hariyo abantu bakeya. Nsanga mama yaraje ambwira ko yagarukiye Saint Paul, nsanga niwe hari no kwa ba mama Selemani, mbasangayo nabo bahari. Ndazamuka ngera mu rugo, nyine nsanga mama arahari, turavugana. Ubwo ngubwo rero mbonye ko mama ahari, ndavuga nti reka nze noneho nsubireyo, nitegure kuzamuza iruhande. Rero ndaza, nibwo nzamuka rero, ngaruka nibwo nazamutse. Noneho nsanga wa mugabo imbwa zamukuruye, zamujyanye noneho hepfo. Ndavuga umuntu rwose ni fenke kabisa, burya twirata ntacyo turi cyo. Umuntu koko ageza no kuribwa n'imbwa, imbwa ziramuriye.
numva mbese ndababaye cyane, mpita mbona ko nta n'icyo twiratamo, ndebye uburyo ubusore yari afite, ndebye imbaraga yari afite, ndebye ukuntu abaye zeru, inshishi zirimo kumutondagira, imbwa zirimo kumurya, mpita mbona ko abantu dukwiye kujya twicisha bugufi cyane, tukemera Imana, tukamenya ko Imana ariyo ishobora byose, twebwe ntacyo turi cyo. Ubwo reka simbuke, ntago kuko ndifuza kurangira iki kiganiro, ntago nifuza kuvuga menshi, nibishoboka ubuhamya tuzakomeza tubutange, wenda tugaruke ku byo ntavuze nabyo mbivuge, gusa ubwo naje rero kugaruka mu rugo nyine, ngeze mu rugo nibwo nyine muko kwa cyenda, mu minsi mikeya nari ngeze iwanjye, noneho nyine umwana wa kabiri arapfa, muhamba aho ngaho nawe, inyuma mu gikari cy'iwanjye rwose. Icyo gihe abantu bamwe bari baratashye, bantaganira, ba Kayitana, ba Karamaga, abantu bamwe bari bahari, cyane cyane abarokotse jenoside nibo bari bahari cyane cyane, abari bararokotse nibo bari bahari cyane cyane, kuko abari barahunze bo abenshi nyine bari bataraza, nabo bagiye baza umwe umwe, ariko abari bataraza, ariko hagati aho ngaho ndaza asanga nyine ngo hari abantu nyine bishwe baho ngaho, abana buzukuru ba Bugabo, abana ba Gashumba, abitwa ba Birori, abantu benshi bari barapfuye, ntabwo umuntu yabavuga ngo arondore. Ubwo tuba aho ngaho rero, ukwa cyenda, ukwa cumi, ukwa cumi na kumwe, baraza batora abantu, batwara abantu, hagati aho ngaho muri uko mu mezi y'ukwa cyenda, hari kwa cumi aho ngaho, nibwo baje batwara nibwo batwaye Yusufu, noneho icyo gihe tubitekerezaho, bamutwara iki, twari tuzi ko Yusufu dukurikije ni wa wundi nyine nawe waje kutubwira ko, ni wa wundi waje kutubwira ko barashe Ismaili bari kumwe, nari ubwoba yari afite, tumutekerezaho n'abandi basilamu bari aho ngaho, twese turi kumuvugira. Hanyuma rero hari ukuntu naje kuvuga ko muri iyo minsi hari ijambo, igihe bamutwaraga nyine muri iyo minsi, hari ijambo Faustin Twagiramungu yari yavuze, avuga nyine ibiri kubera mu Rwanda, avuga nyine mu amagambo akomeye ngo iyo ngoyi ninde wayigaruye, ngo mu minsi mikeya nyine Kagame nawe nyine amusubiza ngo niba afite ubushobozi bwo kuyikura azayikureho, base basa nk'ababishwaniyemo, ngira ngo nyuma y'aho ngaho nyine yaje no guhunga. Ubwo rero kubera iryo jambo yari yaravuze, naje kubwira abasilamu twari turi kumwe, njyewe no kwa Twagiramungu nzagerayo, yari minisitiri w'intebe icyo gihe, kuko n'ubu impamvu navuze Twagiramungu ni uko nyine ari we numvise ko ari kurwanya ibyo bintu nyine by'iyicwa ry'abantu, byo gufungirwa ubusa kw'abantu, niyo mpamvu nabivuze gutyo. Hanyuma ariko mbivuze gutyo kuko abo twari turi kumwe cyane b'abasilamu benshi bari abacikacumu, bashobora kuba hari batarabifashe neza, kuko njye mpamya ko n'ikintu cyatumye hari fungwa n'iki kirimo, kuko nyuma yaho ntago donc kwa kumuvugira, kwa kumva ko mbese bahise bahinduka, kubera ko mvuze gutyo nabo hise mbona bahindutse nyine, mpita mbona ko hari ikintu gihindutse muri bo, ntibagira icyo bivuga kindi, ariko nyine mbona ko hari ikintu gihindutse muri bo. Ubwo rero nibwo byaje kugera, ariko kuri dosiye yafunze nta n'umwe nyine muri abo ngabo nabonyeho dosiye yafunze, hariho undi muntu nza kubabwira. Hanyuma ubwo byaragiye bigera mu kwa mbere, hari umuntu wari ushinzwe nyine wazaga, mbese wari waramaze abantu aho ngaho bose, abantu bose niwe wabatwaye, niwe wabajyanaga, bamwitaga TZ nyine, yajyaga anyura aho ngaho buri munsi tukanabonana, akansuhuza, akagenda. Ubwo rero ku itariki ya 9 z'ukwa mbere muri 95, itariki ya 9 z'ukwa mbere muri 95, nari navuye i Nyagasambu, naguzeyo imyumbati myinshi rwose, nagiyeyo n'igare
mpakiraho ibiro 61 by'imyumbati. Ubwo rero nari nagiye kubishesha i Remera ku isoko, najyanye n'umudamu wanjye, namuguriye n'ibitenge ndabyibuka neza. Ubwo turi mu kwezi kwa mbere nyine kw'icyenda gatanu. Kubera ko kandi imyenda nyine ntayo twari tugifite ihagije, bitewe n'uko intambara nyine twari twarasanze natwe amazu yacu barayasahuye, nta bintu birimo, ubwo rero nta ikintu cyo kwambara twari dufite. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire ko nanataha Ntaganira ni umuntu warokotse jenoside, ni umuhungu wa Gakuba, mukuru w'uwanshinjije witwa Kayitana, twamwitaga Karwana. Yaje iwanjye, yageze i Nyanyuze iwanjye, araza aransuhuza, abonye iwanjye nta ntebe zirimo, arambwira ati ese wagiye hariya hari amazu huzuyemo intebe nziza, wajya ukashaka nk'amadiva meza akazana muri ino nzu. Ntabwo reka njye ntabwo najya kwikorera intebe z'abantu bapfuye cyangwa se ba nyirazo bazitaye birukanse. Oya, njyewe nzashaka izanjye kandi bari bazi ko inzu zari amadiva, abantu barabizi, narongwereye mu nzu yanjye mfite intebe nziza z'amadiva, atari yayenda kumenya nyine hari amadiva yaciriritse nyine ukuntu, ariko n'icyo gihe yaragezweho, icyo gihe zari intebe zigezweho. Kuko zari intebe zaguraga, naguze ibihumbi mirongo ingahe, naziguze ibihumbi 40 na bingahe icyo gihe, na bitanu ahari. Icyo gihe zari intebe zabaga nyine zikoze ukuntu zirimo donc zirimo amakusi nyine, nari nzifite rero, ariko nasanze zidahari. Hanyuma anyashishikariza kujya kuzifata ahandi, ndavuga oya, njyewe ntabwo mbishaka kujya gusahura ibintu by'abantu. Ndagira ngo mbabwire ko no muri jenoside ahubwo igihe narindi aho ngaho tutarahava, nabwo hari umuntu waje kumbwira ati hariya ko babazi inka, waje ukajya kurya nka, ukajya gufataho inyama ukajyana mu rugo ukajya kwirira, ko nta kintu ufite. Ndavuga oya, ntago inka z'abantu bishwe ntago njyewe nazirya rwose, ndamuhakanira. Uwo muntu nawe rekana namuvugiye, yaranigendeye nawe, yarigendeye. Yari maître, donc icyo gihe yari umunyeshuri, ariko yagiye yapfuye nyine ari maître. Twe twamwitaga Musa. Ubwo nyine twaje guhura nyuma mfunguwe, aravuga ati narababaye rwose, numvise ukuntu wafunzwe kandi utaremeraga no kurya inyama z'abantu, uvuga ngo inyama z'abantu bishwe ntabwo wazirya. Numvise ko wafunzwe, numva birambabaje cyane. Donc icyo gihe rero nuko njye nari nteye, numvaga ntatungwa n'iby'abandi. Hanyuma ubwo nibwo rero muri ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere muri 95. Shase iyo tariki ya 9 ni igitangaza, nkunda kuyigiraho ibibazo byinshi. Donc nababwira ko muri 91 ni nayo tariki banyirukaniyeho mu kazi. Iyi tariki ya 9 niyo naboneyeho ibaruwa inyirukana mu kazi ka leta nakoraga, do kubanyirukanye kuri iyo tariki ya 9. Hama naje gutangazwa n'ukuntu nanone iyo tariki nafashwemo, yemwe ni nayo tariki nanone nafunguriweho. Nanone nafunguye ku 9. Nafunguye igipapuro bacyanditse ku 9 z'ukwa mbere nyine 2005, kandi bari barafashe nanone ku 9 z'ukwa mbere 95. Gusa ntago bahise bankuramo, nyine bacyanditse igihe ku 9 z'ukwa mbere, ariko mvamo kuri 18. Niho byanyuraniye gusa nuko ntavuyemo uwo munsi ku 9, ariko abanditse urwandiko rumfungura barwanditse uwo munsi ku itariki 9, gusa bankuramo muri prison, sohokamo ku itariki 18 z'uko kwa mbere nyine. Ubwo rero naragiye nyine babanjyana mu kigo. Donc ubwo nagiye kubona, narifite igare, naragiye ku igare, nagiye gushesha ya myumbati nyine naguze i Nyagasambu. Hanyuma nzanaho ibiro 31 mbisigayo.
kuko nagombaga gusubiraho n'uvuga ndaza kumanuka kubimanuka nimugoroba niho nirwaga niho nakoreraga akazi kanjye niho donc nari ndi kwiga hamwe nuko ndi umwubatsi ariko icyo gihe nari ndi kwiga no kudoda nibyo nari ndi kwiga kugira ngo kuko icyo gihe nyine abantu bataratangira kubaka nta kandi kazi kari gahari rero iyo nirwagayo ndi kwiga kudoda hari ukuntu natahaganaga n'udufaranga bigatuma rero nirirwayo nyine ubundi akazi kari kataraboneka mu by'ukuri ubwo rero nari nje mvuga ngo ndasubirayo nyine hanyuma umugore namusizeyo ndamubwira wowe tega taxi hanyuma utahe ubwo nanjye ibingibi ubwo ndaza kubutahana nimugoroba bundi ubwo ndamanuka noneho mu kumanuka ndaza manuka nyine njye iwanjye ubwo nagombaga kumanuka nyine kwa Bakaramaga nkamanuka aho bitaga kwa Banirwendera nyuma ku mugabo wari uhari wakoraga mu kigo twari duturanye aho ngaho nyine bamwitaga Sharire noneho ubwo manuka ahangaha ukora ku gahanda agahanda iyo wakamanuka gashobora kumanuka ukaza kugera kwa noneho mu kubera kumva umunyenga w'igare ahantu hamanuka numva ndashaka gukomeza kumanuka kugira ngo nze kuzamuka nyine doko nze gukata nze kuzamuka njya mu rugo noneho ngeze ko hafi y'akayira kagomba kumanuka kajya mu rugo doko mpindura gahunda na taxi ngiye kumanuka njye kuzamuka nikoreye ifu cyangwa se ndikagare rimvuna kandi nagomba kumanukira muri tutuyira twa dutoya hanyuma nkagera mu rugo ntayivuye ku igare ubwo rero byatumye mfata feri buri sikoma donc igitekerezo cyaje ngeze ku nzira neza noneho mfata feri nyine nkata igare ryirukankaga cyane noneho igare riranzunguza rero aho ngaho kwa Pascal ku irembo ryaho akaba ariho uwo mugabo uwo musirikare waje kumfata otizedi ari kumwe n'Abakaramaga n'abandi bantu bari aho ngaho nyirwa bari mu nama y'uburyo baza kumfata noneho ubwo niho bari nkikata rero baba barambonye bavuze ngo bamanika amaboko bampagarika arakini njyewe ngira ngo donc babikoze kubera ko naringuye ko ryari riri mu kunzunguza noneho nanjye nubishize nduru nkubita amaso inyuma mbona nyine amaboko nzamura akaboko gutya amaze gufata umurongo neza inzira neza nzamura akaboko gutya mbapepera ndakomeza ndigendera kuko izo nduru bavugije ntabwo numvishe ko ari zimpagarika ahubwo numvishe ko ari zuko naringuye ubwo rero ntabwo namenye ko bampagaritse namanitse akaboko basuhuza ndakomeza ndigendera ndaza mu rugo nta n'ikintu ndi gutekereza rwose kuri ibyo ngibyo ngeze mu rugo ubwo ngubwo kubera ko nyine nageze mu rugo inzu yanjye yari ifatanye neza donc yari ifatanye n'urugo neza rw'iwacu hanyuma ubwo ngubwo nafashe rero twasangiriraga hamwe twatekeraga hamwe tugasangira hamwe kubera ko nyine byari nk'urugo rumwe ntabwo rero donc ifu nayijyanye iwanjye ahubwo nayijyanye iwacu mu rugo nyine noneho usanga nyine mama yatetse arangaburira kubera ko nari mfite gahunda yo gusubira i Remera niyikereye kuri fondasiyo y'inzu y'iwacu urabona nyine fondasiyo hari ukuntu baba barubatse amazu nyine yamabuye noneho bagashyiraho ikintu cya fondasiyo kikamera nk'intebe bakayishyiraho sima nyine kikamera nk'intebe aho ngaho niho nari nicaye nari nicaye kuri iyo fondasiyo anzanira ibiryo ndarya igare riri hariya niteguye mvuga ngo nindagiza kurya ndahita mfata igare nongere ngende ubwo ngubwo muri icyo gihe ndimo kurya nibwo tizedi nagiye kubona mbona arinjiye arajingiye mu rugo arasohoza asanga ndimo kurya azanye n'abasirikare ko abasigaye hanze simbareba bamwe baratangira nyine bamwe ruguru y'urugo banjye abandi baramanuka mu gikari nyine bajya kureba mu gikari n'iki byose ariko mu buryo tutababona twebwe nuko we araza tumuha intebe aricara bamuha intebe njye nicaye kuri fondasiyo ndamubwira karibu turye ati rya nta kibazo njye nariye ndarya turi kuganira bisanzwe rwose utamenya ko aje no kumfata nuko nk'uko basaga nyine utamenya ko aje kumfata arandeka ndabanza ndarya rwose ndangije kurya rero maze kuko barambwira ati ngwino nkubwire nuko njyana haruguru y'inzu yacu nyine noneho
arambwira ati ambaza nyine bakuru banjye, ambaza amakuru banjye mugoro konje nyine nababwiye ko bari barapfuye bose ari abagore babo ari nabo, nta muntu wari urimo muri ayo mazu yabo, ndetse n'inzu ya mukuru wanjye umwe witwa Karambizi bari bayishenye, ntago yo yari ihari, ariko kwa kindi mazu yari ihari na Somana yari ihari, ariko iya Karambizi yo bari bayishenye. Ubwo rero nyine arambaza ngo nta bantu bishe, ni jyewe ntago nari ndahangaha, ntago namenye ibyabo, nticyo kora hari mukuru wanjye umwe witwa Karambizi, hari amakuru nyine avuga ko hari umuntu ngo yishe witwaga Kamari, yamukebye donko byaranambabaje cyane umuginga. Niwe nyine wari wanantanze nanjye ngo anyice, mubwira ko nyine ayo makuru ariyo mfite y'uwo nguwo Karambizi, ariko ko ntamwiboneye ari ababimbwiye, ari byo njye kuko njye ntari mpari. Ndamubwira gutyo, nuko rero arambwira ngo tugende, ngo njye kubisobanura, ngo ahantu ngo njye kubisobanura, ngo ndagaruka. Ndabwira nti oya, njye ntabwo mva aha ngaha, ubu nyine nari nbizi ko bo bajyanye batamugarura. Ndabwira nti oya, njyewe ntabwo mva aha ngaha rwose, niba nta muntu wakuntumye, nta gipapuro ufite kimpamagara, nta convocation ufite, njye simpava. Nuko rero nkaho nyine ati ndakikwereka nta kibazo, ukinyereka noneho ntereka mbanze noge, tore nafite icyuya cyinshi, reka mbanze noge, hanyuma nzu ukinyereke tugende. Hanyuma arandeka rwose, ndagenda ndoga, nkuramo imyenda nari nambaye, nambara amataraningi, mbashyiramo donc na sandari, ndangije ndasohoka, ngaho igipapuro kiri hehe, ngo tugende. Aho kugira ngo amenyereke igipapuro, ahamagara ba basore be, haza abasore rwose, abasore 6 bafite ibibunda bya bindi binini bya jetura, ntabwo bazanye Kalashnikov, bazanye ibibunda bya jetura bya bindi binini nyine, donc ibibunda byari biremereye cyane, donc inkotanyi zateye arizo mbunda nyine, abasirikare ba FPR donc ba Habyarimana bafite, bari bataragera bagize nabo bagera za Kalashnikov, ariko bazibonye nyuma. Bo bari bafite rero ibyo bibunda n'izitwazaga za L4, nizo zari zihari, nizo bakoreshaga. Ubu rero bazanye ibi bya jetura. Ubwo ngubwo rero noneho ndatekereza, ndavuga, nabonaga rwose hari ukuntu nabatera muzunga, nkaba nakwirukanka nkabacika, ariko ndavuga nti nimbikora baramara umuryango wanjye, reka nemere ngende mpfe njyenyine kugira ngo bice umuryango wanjye. Kuko ndavuga, numvaga ibyo ntekereza gukora, numvaga rwose donc nabacika, nkurikije n'ukuntu nababonaga, n'ukuntu nabonaga bahagaze, ibibunda n'ibinini, nta n'imbaraga bafite byo kubirashisha biriya bibunda, n'abacika abangaba nakwiruka hariya mu ntoki, ntago bamfata. Ubwo ngubwo ariko igitekerezo nari mfite nkivaho, kubera kuko navuga nti nirukanse, kandi numvaga ngomba kwirukanka ari uko nkubise bamwe nyine, bahitanye bamwe kugira ngo mbateshe equilibre nyine, babure uko bandasa nyine kubera guta equilibre. Ubwo rero navuga nti ibi mbikoze umuryango wanjye bawumara, ubwo ndavuga reka ngende. Ubwo nuko ko banshoreye nyine, banshyira hagati nyine, 3 imbere, abandi 3 inyuma, nawe n'uwo umubosi wabo nyine witaga TZD wa 7. Ubwo nawe angenda, niwe wari ungendera iruhande, abandi bagenda inyuma yacu, 2 bagiye inyuma yanjye, 3 bagiye inyuma yanjye, abandi 3 bagenda inyuma ye. Ubwo ni njyewe nawe twari turi hagati, turagenda. Nibwo rero ngeze haruguru gato mpura n'umugore, hari ikote yari yasigaranye, nari nagiye nambaye mu gitondo ku ry'imbeho, yari ifite rero. Arambaza ati se ko ugiye hehe? Ni nyine baranjyanye. Ndamubwira nti rero n'iryo kote ararimpa, ubundi ndamubwira nti genda ubwire mwarimu Kamari Ahmed aze atware iryo gare, kuko nabonaga nta wundi uzayikoresha aho ngaho nyine. Ubwo ngubwo arahita amanuka, agenda abwira Kamari nawe ahita azamuka, adusanga aho bitaga turi hafi kugera nyine kuri kaburimbo, twarenze kwa ba Ntirikwendera. Nuko noneho ubwo ahita nyine abaza ngo mumujyanye hehe, baramubwira ngo ni aze ngo bamwereke ngo aho banjyanye. Nuko nawe aremera, araza ngo turagenda. Ndavuga nti umutima urambwira nti naza baratwica twese ntacyo bimaze. Ndamubwira nti Kamari, ntisubirayo nta kibazo, wowe usaba meri dua tu, nimpfa ubwo nyine nta kundi.
ubwo nyine asubirayo, ariko nawe yari yemeye ngo aze tugende ngo gikoreba aho banjyanye, kandi iyo yaramukaje ni uko nguko bakoraga nyine. Ubwo nyine bari kudufunga twese, cyangwa se ubwo batanyishe nyine, iyo banyishe nyine bari kutwica twese, ariko ubwo bafunze nyine ubwo nabo bari kumufunga, ni uko nguko byari kugenda, ni uko bakoraga. ubwo rero njye namubwira nti okay, wowe isubirireyo, wikwirwa ugira ngo yarayisubiye mu rugo. Okay, muranyihanganira, hari akazo ka tekinike kari kabaye, ariko reka nkomerezeho. Hanyuma ubwo nyine baranshoreye baranjyana rero ahantu banjyanye ni mu kigo cy'i Kanombe. Nyine cy'i Kanombe ni ahantu hari amashuri muri natwe twizemo kera, donc hari amashuri yacu twizemo twebwe kera, twahitaga muri Kanjenesi nyine. Ubwo rero nyuma y'uko twe turangiza kwiga, hari abadusimbuye nyine bahize, donc nabo barangije bagomba kwiga umwaka, kuko twa twigazanye umwaka umwe, twe twari twize ibiri, bo bararangiza, donc twe turarangiza dusigaramo bagomba kwiga umwe. Bawurangije rero nibo ahubwo donc byarangiranye natwe, bahise bahakura babajyana za Gacuriro, mbese Minadefu wowe nyine bitagifite urubyiruko nyine rwa jenesi. Noneho ubwo bisigarana nyine babishyira muri Minisiteri y'Urubyiruko. Aho ngaho rero bahise bahazana nyine imbunda nini, abasirikare barashiraga imbunda nini nyine, babita muri BYACU. Rero bahashyira abasirikare bakoresha ibibunda binini, ariho baba aho abasirikare aho ngaho. Ubwo rero nyine n'inkotanyi zije ubwo nyine zafashe ikigo cyose nyine. Aho ngaho rero niho banjyanye rero, umva bari banjyanye ahantu nari nzi neza, kubera ko nari narahize. Badufungaga mu bigo nyine, donc mu mashuri nyine, mu mashuri. Urebye aho ngaho ntago amashuri, umva hari ahantu hanini, twari ahantu hanini, byari ibyumba binini. Abandi hari bajyanwaga mu bigo ruguru. Ngero nagize amahirwe banjyana muri icyo kigo nyine, bafungiramo, twabanje gufungirwamo turi babiri, njye n'undi muhungu umwe nasanzemo nyine w'Irubungo. Nuko ubwo ngubwo tubamo rero. Mu by'ukuri Imana niyo itabara abantu cyane, kubera kuko hari ukuntu nibazaga, numvaga mvuga ngo njyewe nk'uko nari narabinuriye, nari nabishyize muri gahunda zanjye n'igihe cy'interahamwe, numvaga nta muntu uzavuga ngo nindyame akubite yice. Ubwo rero naho ngaho ndavuze ntaba bantu nabo bica baziritse, njyewe nihagira umuntu uzaza akambwira ngo waje kunzirika muri kasho, tuzarwaniramo nirukanke. Numvaga ngomba kurwana nabo kugira ngo nyine banyicishe amasasu, donc ari ukurwana kugira ngo nyine batazanyica banziritse nyine ngo banyice uko bumva babishaka. Ahubwo mvuga nti ntabwo nzabyemera. Ariko umunsi wo kunzirika wabaye umwe, mbura uko mbigenza kabisa, baranzirika umunsi umwe. Donc aho muri icyo kigo i Kanombe, nahamaze iminsi 42. Rero twamaze iminsi, ubwo nk'uko umunsi wenda byishobora kuba ari ntabwo nabaza amatariki icyo gihe, kumva nari muri kasho, ntari kubara iminsi neza, amatariki neza. Ariko donc nari mazemo igihe, nari mazemo nk'ukwezi, nk'iminsi nka 30, kuko maze kubazwa nyine, bamaze kunzirika namazemo ibindi byumweru nka 2, hafi 2, nibwo badukuye nyine batubeshya ngo turatashye. Nk'uko nababwira nyine, inkotanyi zirabeshya cyane. Nababwiye ko badukora Kicukiro batubwira ngo tugiye mu ngo zacu, kandi atari aho batujyanye. Rero no kujya kumfunga, bankura aho ngaho, n'ubundi bari bavuze ngo muratashye, ngo turabacyuye ngo muratashye, kandi mu by'ukuri bagiye kudufunga. Ubwo rero mu munsi wo kumbaza nagize amahirwe cyane, donc reka mbabwire amahirwe nagize. Donc nagiye kubarizwa mu biro, n'ahantu hari ibiro byakoreragamo abantu twiganye. Murazi aho ajida chef Ndamage yakoreraga ibiro bye, kuko twari dufite nyine ibiro. Hari ibiro nyine yakoreragamo, harimo ibiro nyine
bya kapiteni Rurakaza ndetse n'ibiro bya Ruhashya mu nzu nini nyine yari haruguru. None rero hino gutya ahegera muri ka sous-officier niho habaga niho hari inzu yakoreragamo ajida chef Ndamage, niho ibiro bye byari biri. Ubwo rero nibyo bambarijemo, ariko noneho ni naho bari mu guhembera abasirikari icyo gihe byari mu kwezi kwa gatatu, ndakeka byari mu kwezi kwa gatatu, niho bari mu guhembera abasirikare. Noneho ubwo ngubwo ni nko mu kwa kabiri mu matariki ya nyuma. Noneho ubwo ngubwo hari nk'abasirikare benshi muri iyo saro, hari nk'abasirikare benshi cyane barenga nka 500. Noneho nanjye bambariza nyine mu cyumba cyo hepfo. Ubwo rero barambaza ndisobanura aho narindi uko byangendekeye, ibyo nyine byose barakubazaga, babanza kubaza wari uri hehe, byagenze bite, byose ndabisobanura. Bageze rero nyine baza kumbaza nyine iby'abapfuye, bambaza nko ba marume mbabwira uburyo numvishe ko yapfuye. Marume nyine yari umuzamu kwa Bagosora, hanyuma rero ni naho yapfiriye nyine, abantu ngo niho bamwiciye, niyo makuru numvishe. Ayo makuru nyine mubwira ko nayumvishe gutyo, nuko bambaza n'ibindi nyine. Hanyuma rero bageze nyine bambaza ngo nabikozeho iki, kuba nyine marume yarapfuye ntinari kubikoraho iki, cyo ntashobora n'iki kindi, ko ntari kumwe nawe anapfa. Nuko rero nibwo yambajije nyine ngo se ngo ubundi ngo ubona ngo abantu ngo bapfuye ngo barishwe n'iki. Ntagenda amubwira nyine nti bapfuye kubera Imana. Nuko namubwiye n'ibyo igisubizo cyahise kinzamo njyewe, ntibapfuye kubera Imana. Ubwo nibwo yafashe mu buzima bwanjye igihe cyose bafungiye, nibwo yafashe akaboko kanjye akubita irati ye yari arimo gukoresha aca imirongo nyine arimo kwandika ibyo mubwira, yagira aho ashaka gucuma akawukoresha. Iyo rati uturati tw'utubaho nyine muratubona, bajyaga bakora kera bakadushyiraho n'imirongo, bashyiraho n'imibare. Tukarate niko yankubise, akankubita mu kiganza, arambwira ngo aba bantu bose bapfuye ngo bapfuye kubera Imana. Nange ndamubwira nti se wowe nanjye ko turiho, ko wari uri mu gisirikare kirwana, ko hari abasirikare uzi bapfuye, nanjye nkaba ndi mu gihugu kirimo abantu barimo kwica abandi n'abandi bagapfa, njyewe nawe ko turiho uyu munsi twasigaye kubera iki? Rero njye mbona barapfuye nyine kubera ko Imana yemeye ko bapfa, natwe tugasigara kubera ko Imana yemeye ko dusigara. Imyumvire yanjye yari iyo ngiyo, kuko ni uko njye namusubije. Ubwo rero ntabwo ari wenyine, yari iri kumwe n'umugabo yari afite inyenyeri ebyiri. Kera twabitaga baretana, uyu munsi sinzi ukuntu babita, ariko kera mu gihe mbere nyine y'intambara ya 90, abasirikare babaga bafite izo nyenyeri ebyiri, kandi twabitaga baretana, uretse ko zabaga ari iza zahabu na ntuza n'umuringa, bo bakaba zabaga ari iz'indodo utamenya ibyo ari byo. Ariko nuko nguko ubundi twabitaga nyine baretena. Ubwo rero nawe yari ari aho ngaho, nawe yampata nyine ibibazo, ariko watandika ari aho ngaho. Nuko rero mubwiye gutyo, nibwo yamuvuze ngo iki kigango kuko kizi kuvugara, nibwo yavuze ngo niryame hasi. Ndaryama nyine, ngo ziryama hasi bakuzirike. Mu by'ukuri natekereje, narebye abantu bari muri saro aho ngaho, ndabasaba abasirikare ko negeze noneho indwanyi nabanyuramo gutisha, ndavuga noneho aha ngaha banyisha uko bashaka kabisa. Ndemera ndaryama, nkezana umugozi uwo nguwo nyine, urumva nguwo wanyeterejaga ari umuserija majoro, yari afite nyine udukatu dutatu tune aho ngaho. Noneho undi we yari afite inyenyeri, urumva niwe wari nka opeji urimo kunyetoroja, ariko ku ruhande hari uwo nguwo murusha inyenyeri nyine, nawe uri kumpata ibibazo, ariko watandika. Noneho rero yahise ategeka nyine uwo nguwo wandikaga ashyira ikaramu hasi, ahita azana imigozi yabaga iri aho ngaho, ahita nzirika. Mu kuzirika rero azirikana n'ubugome, ariko nanjye njye ndigagaza kugira ngo nyine bitagera kure, nyine nkababara cyane, nigagaza mbese nkaho narengeje nyine, byarengera aho ngaho, ariko mbese ngira ngo nyine atambabaza cyane. Noneho ashaka kunzirikana ubugome, ariko noneho wa wundi nanone wamutegetse aba ari umubwira ngo ngo muzirika cyane. None nibaza izo mpuhwe angiriye, kandi ari utegetse kunzirika.
okay, ubwo bwo baranzirika nyine, bamaze no kunzirika nta kindi bakoze nyine, bahise bampagurutsa nyura muri abo basirikare nyine nziritse, baranjyana nyine bansubiza muri kasho aho narindi nyine, twari tukiri babiri njye n'uwo musore. Nuko noneho ubwo ngubwo banshyiramo, barakinga nyine barigendera. Nuko ubwo rero mu kanya ndihangana nyine, hashize nk'iminota nka 15 numva ngo yirandiye, ndavuga nti ndashaka kwituma. Umusirikare nyine wari urinze iyo kasho arakingura, aramperekeza nyine angezayo, ngira ngo nyine numvaga nyine ko ningerayo ari bundekure kugira ngo nyine mpambure ipataro, hanyuma mbone uko nituma. Hanyuma koko tugezeyo imbere ya tuwarete arandekura, maze kundekura njya muri toyi. Byari ukubeshya mu by'ukuri, kwari kugira ngo nduhuke nikanira nyine ibidahari. Hanyuma ndangije nyine ndahaguruka, arongera aramperekeza, ndaza ngeze imbere ya kasho, ati nongere rero nkushyireho imigozi bagushyizeho, ariko ntushyireho gakeya. Ntumvaga noneho kongera kubyanga ntacyo bimaze, kuko n'ubundi bari bayinshyizeho. Ndavuga nti ariko ntushyira gakeya, ntongere kuzirika nk'uko banziritse, kuko arazirika ariko ntiyageze aho yaziritse, asa nk'uduhoyeho gakeya. Ariko nanone ndagenda amaze nk'iminota 20, nanone numva birandiye, ndongera namubwira ndashaka gusubira kunyara. Noneho arongera aranjyana, ageze arandekura. Mu by'ukuri kugeza zimangaribi nimugoroba, nari maze kujya kwihagarika cyangwa se kuri wese inshuro zigera kuri 5, mu rwego rwo kugira ngo nyine bandohorere. Ariko ku nshuro ya nyuma nagiye nka saa 11, noneho azishyiraho umugozi yoroheje cyane, ku buryo nabashe kurezista nyine iyo saha yose. Barangize bazana ibiryo nyine saa 12 n'iminota mikeya, barandikura ndarya, ngira ngo wenda nimara kurya barongera banzirike. Ngize amahirwe nyine ntibongera kunzirika. Ubwo n'uwo mugozi mbese ngewe nabonye, mbese nge nababwira ngo navuga ngo nagize amahirwe cyane uko nafunzwe ngewe n'uwo mugabo n'uwo musore twari dufunganywe. Navuga ngo twari dufunzwe hari mu buryo buri speciale, ntabwo twebwe rwose twakubiswe mu by'ukuri, ntabwo twakubiswe. Ubwo navuye aho ngaho, inkoni nzi ariyo rati, nanone umugozi nzi ari uwo nguwo, nta kindi. Ubwo rero nibwo twabaje kudukura, noneho batubwira nyine ko ngo batujyanye ngo dutashye, batubwira ko dutashye. Hanyuma nyine turasohoka, badushyira mu modoka, turaza. Nuko mbona banyuje haruguru y'iwacu, baranjyanye. Bari bambwiye ngo ndatashye, nzi ko bagera haruguru y'iwacu bagahagarara, nkavamo nkamanuka nkajya mu rugo. Mbona barakomeje, mbona baragiye, banjyanye rero, batujyana rero kuri stade. Nyine hariya hari aho n'ubundi gendarmerie yakoreraga, nyine hari station ya gendarmerie nyine hariya hafi ya stade. Ubwo nyine niho nabo bahise bahafata rero nyine, niho rero batujyanye barahadufungira muri mu makasho yaho. Ngezeyo nibwo nahuriyeyo n'umusore witwa Kayitana, ngira ngo kumbi yari yaje kunshinja, njye simbimenye. Nuko ndamubaza, se wowe ko waje ahangaha bite? Atari ibyo naje kureba ahangaha, kumbi nicyaje kureba, nari ntarabwirwa ko ari wowe wanshinjije ko nishe abantu. Ubwo ngubwo noneho barafunze. hashize iminsi rero, nibwo iminsi nk'ingahe, nibwo baje nyine baranjyana bajya kunyitaruje nanone aho rero i Remera aho ngaho. Nyuma y'iminsi 41 nyine n'ibiri nk'uko nababwiye, nibwo naje kumenya ko Kayitana ari we ushinja. Akashinja rero ko ngo nawe narishe umukecuru witwa Nyiraruvara. Mu by'ukuri ntigeze mbona mu maso yanjye. Noneho kavuga ko nyine abari naho menyera ko ngo bashinja ko ngo namwicanye, ngo mufatanyije ngo na Haji Saidi. Haji Saidi ni umugabo nyine duturanye w'umuhaji, ngo tumwicishije nyine ngo amacumu n'amahiri. Njyewe ntabwo nari naramubonye. Nibwo rero umugore wanjye aje, cyakora ndamubwira nyine uko byagenze.
mubwira ko wabwira Saidi nyine ko nawe bamushinja, ubwo numvaga ko nawe bazamufata bakamufunga, ariko we kubera ko nyine yari umuntu ushobora kuba yaratanze imisanzu muri FPR, abamushyizemo ntabwo babaga babizi nyine, yari umuhutu ariko watanze imisanzu muri FPR, ubwo rero we ntabwo bigeze bamufata ngo bamufunge, nyamara niwe wari uzi urwo rupfu rwa Nyiraruvara, si we wamwishe, ariko byibuze we yari aruzi, yari amubonye bamwica n'abamwishe, ni nawe watanze ubuhamya bwa mbere bwo kugira ngo amvugira muri gacaca, bamuhamagaye nyine ngo aze yisobanure nawe, kuko abantu bose muri gacaca barisobanuye, hanyuma nyine niwe wagaragaje abamwishe, kandi yari azi neza ko naranambwiye ko ari we Nzira, bavuga ko twamufatanije, ubwo nawe nyine baramumushinjije n'aho ngaho, ariko amwisobanuraho nyine, avuga rero ababikoze, anahita anagaragaza ati Bicahaga afungiye iki, Bicahaga afungiye iki ko amuzira, kandi mu by'ukuri atarigeze anamubona n'amaso ye, ko ari njye wamubonye, we arazira iki. Nuko ibyo ngibyo ntabwo byatumye bamfungura, nyine haciyeho igihe kirekire kigera nko ku mwaka bataranampamagara, paka nyine aho baje kumpamagarira, hanyuma bampamagaye nyine nanjye ndagenda nyine ndisobanura, nisobanuye nkava nyine bambwiye ko bandekura, ariko narajya nkubita undi mwaka batandekuye. Iminota rero ibaye myinshi, ntabwo nkomeje, nari nzi ko ndangije iki kiganiro uyu munsi, ariko mu by'ukuri ntabwo ubuhamya burangiye, kuko ntabwo mbabwiye akaga ka gereza, mbese ntabwo mbivuze. Ni ukuvuga rero ngo ubutaha inshallah nzashaka umwanya nongere isubukure ubu buhamya, noneho mvuge wenda ubuhamya donc bwa gereza, wenda ntabwo nareka ntavuze bya gereza nuko byagenze muri gereza. Murakoze rero, murakarama, kandi Imana ibishimire, mukore subscribe, murakoze cyane.